kururira hano gutya niyo ari kururira hano gutya niyo hafi control muri injira mu muntu kuraje space akazi nako yakarangije ndakarangije kubera iki kari gafite urusaku rwinshi akuramo amaso akuramo n'ururimi namura bizi neza yuko ajya ninzamo gatari n'anyama noneho jyana mu
Unurukisha narinja kwigisha umushwanyi ajya kubangurira inkokokazi yanjye umushwa bambura sha ari kutamugarura ni ukuwitiza akantu kadogo bimwonsha reka sha ibintu nakubwiye ni ukuwitiza Bosha, wari ukuwitiza ariko anambosha namubwira ngo sha Bosha wari ukuwitiza gusa nk'umuntu anambwira ngo sha Kosha Kirisha cyambere tuzakomeza ejo Nitahire none. Wageze hano ntabwo ajya ataha Rutika Karamera mu. bikiri no muntu tuzakomeza ejo Karimo karasaku. Ibyo kare kare. Rutika munsi ni igihe nyamari ntege ko numvise idasanga Bisanzwe koko. Ubwo bwoko bw'inyama Niya miranzi tuba twateguyemo hari. niyo watetse se Sobanure muvandi. Niya miranzi nasohoyemo umwe njya kuwanika kugira ngo ubifate n'akazuba. Subiye mu nzu kugira ngo mfate ibyuma n'ibindi kugira ngo ntegure. Iki injangwe ibirawunyarukanye. Nibwo nsohotse mba nkubitanye nayo mu nzira. Nkubitanye nayo mu nzira banyibutseho. Nibwo nagize gutya mba nyikubise ishoka y'umutwe. Cyari igihugu cy'igisore. Atagifashe nibwo nagifashe ndagikecagura kugira ngo ndebe uko nakuramo wa muranzi. Ndabura nibwo nagize gutya ndakatakata ndategura. bisoro ko anakeye pusi Muvandimwe Rutikanga ko nzi neza ntacyo utarya ari imbeba ari imiserebanya cyose urakecagura ngaho imibu sinzi n'ibindi. Oya icyo wabaye se icyo si ikibazo ahubwo guhera uno munsi reka tegura imitego yawe sinzongera kubona ipusi n'imwe muri karitsiye ndashaka kunshyira kuri kire y'ipusi ya buri gitondo ahubwo reka niba uri mwijima nkajya njya nimugoroba reka nza ahubwo nyitegure cyane rwose kuko iya pusi yari iryoshye kweri yari idahembutse usanga hanyuma se karakana k'ejo tugakorera iki karakana se karakana ntuzi tekinike se ukica gahoro gahoro genda ukanzanire mbe nakoraho ubufundi n'ubundi
mwandetse nkitahira ko nakubwiye mukesha ejo uwinjiye hano nagasohoka amahoro none se kuko mwandetse nkataha kuko mu rugo baravuga ngo mu rugo baravuga ko ndiye ko utikajya muzana bya bikoresho byanjye ariko shaka moto yiga ariko gukora akazi ibikoresho njye ni imodoka mugiye kunkanika ntabwo ndi bugukanike nzanira amasha mwese bubira ni ibiki bayita umukasi ye bayita tunovisi sasa sinye mugiye kunkuramo amavisi ndi ikinyabiziga bayita ipensi ye bayita inyundo aka ni agace iki ni igice iki ni igice bayita ipanga bayita ipiki bayita ishoka bawita umwiko umwuko butike ibikoresho se ubikoresha uti aka ni agakuramo amaso gukuramo amaso icyo ndakizi nakabamfasha ko kibamfasha ndakaza kanjya nkajyana ku nyungu katubishyire ku ruhande naho aka ni agakuramo ururimi tubiri ukamurakuruza kandi ugakatiramo hagati kugira ngo twirinde na rwa rusaku. Iki nacyo ni igikata uruhu. Aka ni agatandukanya uruhu. Utangiye gututubikana none asisha. Aka ni agatandukanya uruhu n'inyama. Aka ni akaruzamara n'imitima. Iki nacyo tangiye gukora imyenda none ashaka bayishyira. Iki nacyo ni igisatuza kubita muri ruseke. Iki nacyo ni igikata kibaga. None ni panara yakuyemo. Iki ni kugiye do baba we ko gapfuye kare se kashatu kamara muri noso nzaneze hariya Egira gake utamena umuti w'abakurambere bakatugarukira. Tureka neza. Fata umuti w'abakurambere neza. Ni umuti uzura abantu aho wawumvishe muri iki gihugu uretse twe tuwufite. Nta handi wawusanga muri iki gihugu uretse twe twenyine. Batirije umuti neza ifunguro. Umuti w'abakurambere. Umusore mu izina ry'abakurambere. Fate neza. Turaterayo mu bandi. Turatera mu mutima Data nzi yuko n'abakurambere ko bavugaga ko twawuteraga ku kibuno akabari tuzure umuntu neza. Oya ni ku mutima kugira ngo umugere ku vuba yongera azuke. Nzi neza ibyo nzi neza. Abakurambere bateraga ku kibuno na data akawutera ku kibuno umuntu akazuka neza nta kibazo. Oya ni ku mutima niho mugeraho. Ku kibuno nyabuna ni ku kibuno. Oya heza akazuka neza nta kibazo. Oya sana wa mwana wawe uracyari mutoya wowe.
ni ku mutima batera. Ubona kazutse none uhora Karazutse.